Ibihe birahinduka, ariko amateka ahora ni nk'umusemburo udufasha kumenya aho twavuye n'icyo tugomba kuba cyo. Uyu munsi turagufasha gusubira mu bihe bya kera, tuganire ku mateka y'umugore w'intwari uzwi ku izina rya Jija Yanine. Ni inkuru y'ubutwari, ukwihangana n'imbaraga zidasanzwe. Ati gute none? Ese niki cyatumye izina rye riguma mu mitima y'abantu kugeza n'uyu munsi? Ni irihe somo rikomeye twakwigira mu rugendo rwe? Ntukikwe n'ikiganiro, kuko uraza gusobanukirwa amateka y'uyu mugore wasize umurage ukomeye, ndetse n'impamvu yatumye izina rye ridasibangana mu mateka ya sinema. Turagusaba kukunga ubumwe muri uru rugendo rw'amateka rwuzuyemo amasomo y'ubuzima, imbaraga n'ubutwari. Mutama, ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe, nguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Nanone kandi nguhaye ikaze kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Yanine Jija Viswanathan ni izina rikomeye mu ruganda rwa sinema y'imikino njyarugamba, martial arts films, cyane cyane muri Thailand no ku rwego mpuzamahanga. Uyu mukobwa yavutse ku itariki ya 31 Werurwe 1944, avukira i Bangkok muri Thailand nyine. Afite inkomoko y'ivangavango ry'Abashinwa, Abongereza n'Ababiligi, ibintu byamuhaye umwihariko mu muco n'imitekerereze. Uyu mukinnyi w'indashyikirwa yakuze afite urukundo rukomeye rw'imyitozo ngororamubiri, cyane cyane mu mukino wa taekwondo. Akiri muto, Jija yatangiye imyitozo mu mikino ngororamubiri afite imyaka 11. Ubumenyi bwe bwateye imbere mu buryo bukomeye, aho yageze ku rwego rwa Dan enye muri taekwondo. Ubushake n'umurava byamufashije kurenga gusa kuba umukinnyi w'umwuga, ahubwo abikitegererezo mu ngeri zitandukanye. Yize kandi muri kaminuza ya Kasem Bundit, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, agaragaza ko yahawe uburezi buhamye. Mu mwaka wa 2003, amahirwe yihariye yamugiriyeho ingaruka nziza ubwo yahuraga na Prachya Binkaw, umuyobozi uzwi cyane mu gukora filimi z'ubu bwoko. Uyu mugabo yamubonyemo ubushobozi budasanzwe, maze amuha amahirwe yo kugaragara muri filime Chocolate yasohotse muri 2008. Muri iyi filime, Jija yerekanye ubuhanga budasanzwe mu mikino ya Muay Thai no mu myitozo yo ku rwego rwo hejuru. Chocolate yamugize icyamamare ku isi yose, abantu benshi batangazwa n'ubushobozi bwe bwo gukina filimi z'ubushotoranyi cyangwa se filimi z'imikino njyarugamba zigoye nyine. Nyuma yo kugera ku rwego rwo hejuru muri Chocolate, Jija Yanine yagaragaye mu zindi filimi zakomeje kuzamura izina rye. Muri zo harimo Raging Phoenix ya 2009, aho yagaragaje ubundi bushobozi bwo kuvanga imikino ya Muay Thai n'imbyino gakondo za Thailand. Yakinnye kandi muri This Girl Is Badass ya 2011, aho yagaragaye yitwara nk'umuhanga mu mikino irimo no gukoresha ibikoresho byoroshye nk'intwaro. Yongeye gukundwa mu ruhando mpuzamahanga ubwo yakoranaga na Tony Jaa muri Tom Yum Gong kabiri, yakinwe 2013. Iki ni igikorwa cyanamufashije mu gushimangira izina rye mu bakina filimi z'ubu bwoko nyine. Mu buzima bwe bwite, Jija Yanine yatangaje ko yashakanye na Adrian Robert Bowden mu mwaka wa 2012, ari nabwo yari atwite umwana wabo w'imfura Jayden Bowden Viswanathan, wavutse muri Mata 2013. Nyuma yaho yashakanye na Kazu Patrick Tanga, icyamamare murakizi cyane mu bakinnyi ba filime. Yanakinnye filimi yiswe Raging Phoenix. Uyu munsi, Jija Yanine ni urugero rw'umuntu wageze ku nzozi ze binyuze mu murava, ubwitange n'umuhate. Ibikorwa bye byahinduye isura ya sinema ya Thailand, ndetse bitanga n'isomo rikomeye ku rubyiruko rwifuza kugera kure mu mikino ngororamubiri no mu mwuga wa sinema. Umuhate we, ubushake bwo kwiga n'ubuhanga mu mikino ngororamubiri byatumye aba icyitegererezo gikomeye ku isi yose. Ni Jija Yanine. Yanine Jija Viswanathan yamamaye cyane kubera filimi z'ubwoko bw'imikino njyarugamba, martial arts, zatumye agaragaza ubuhanga n'ubushobozi budasanzwe. Dore filimi z'ingenzi zatumye izina rye rimenyekana cyane. Haraza Chocolate ya 2008, niyo filimi yamuhesheje izina rikomeye mu ruhando rwa sinema. Muri Chocolate, Jija yakinnye yerekana ubuhanga mu mukino wa Muay Thai, aho yagaragaraga nk'umukobwa ufite uburwayi bwa autism, ariko ubuhanga bwe mu mikino ngororamubiri bukaba ku rwego rwo hejuru. Ubuhanga bwe bwatumye iyi filimi ikundwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Hakaza Raging Phoenix ya 2009. Muri iyi filime, Jija yagaragaje ubundi buryo bushya bwo gukina, aho yahuzaga imbyino gakondo za Thailand n'imikino y'ubushotoranyi cyangwa se umukino njyarugamba.
byongeye kumenyekanisha ubuhanga bwe ku rwego rwo hejuru. This Girl is Badass yakinwe 2011. Iyi ni filime yerekanye impande zitandukanye z'ubushobozi bwa Jija, aho yagaragaye akoresha ibikoresho bisanzwe nk'intwaro mu mikino ngororamubiri. Yashimangiye kandi ubushobozi bwe bwo guhindura ibintu bisanzwe ibintu birimo ubuhanga bwinshi cyane. Haraza The Kick ya 2011. Iyi ni filime y'ubufatanye hagati ya Korea y'Epfo na Thailand. Jeja Yanin yakinnye ari umwe mu muryango ufite ubuhanga bukomeye mu mukino wa taekwondo, yerekana ubundi bwisanzure mu mikino njyarugamba. Tom Yum-gong 2 ya 2013. Muri iyi filime yakoranye n'umunyabigwi Tony Jaa cyangwa se abenshi bita Ong Bak. Yakinnye yerekana ubuhanga bwo hejuru mu mikino ngororamubiri, by'umwihariko mu mukino wa Muay Thai, bituma agira uruhare rukomeye mu kubaka izina rye mu ruhando mpuzamahanga. Aya ni amwe mu mafilime yatumye Jija Yanin aba icyamamare, cyane cyane kubera ko yerekana ubuhanga buhambaye mu mikino ngororamubiri no mu buryo yitwara mu bikorwa bidasanzwe muri sinema. Turakomeje mu rugendo rwa sinema rwa Yanin Jeja Viswanathan. Nubwo yagize ibigwi bikomeye, yahuye n'imbogamizi zitandukanye zatewe n'ibintu by'akazi, ubuzima bwite n'ibikorwa byo gutangira umwuga mu ruhando rutoroshye. Dore zimwe mu mbogamizi yahuye nazo. Imbogamizi ya mbere: inzitizi zifitanye isano n'imyitozo ngororamubiri. Ati gute none? Imvune no gukomereka mu mikino ngororamubiri, by'umwihariko Muay Thai. Gukora imyitozo y'igihe kirekire kandi ikomeye byatumye ahura n'imvune zikomeye ku mubiri. Ibi byamugizeho ingaruka ku mikino imwe n'imwe, aho yagombaga gukira neza mbere yo gusubira mu rugendo rwe rwa sinema. Imyitozo ikomeye mu gihe gito. Mu gihe cyo kwitegura filimi ye ya mbere Chocolate, yagombaga gukora imyitozo myinshi mu buryo bwihuse, bituma atakaza umwanya mwinshi ndetse aranahangayika kugira ngo yitware neza mu ruhando mpuzamahanga. Icya kabiri: kugera ku rwego mpuzamahanga. Gutangira mu ruhando rutoroshye. Ubwo yatangiraga gukina filime, sinema yo muri Thailand ntabwo yari ikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Ibi byamusabye guhangana n'ihangana rikomeye kugira ngo izina rye n'ibikorwa bye byemerwe n'abakunzi ba sinema n'ahantu hatandukanye ku isi yose. Ururimi: kuba sinema za Thailand zitarakoreshaga cyane indimi mpuzamahanga nk'icyongereza byari inzitizi kuri we mu gusakaza ibikorwa bye. Icya gatatu: ubuzima bwite n'akazi. Gutwita mu gihe cyo gukina sinema. Mu mwaka wa 2012 ubwo yatangaje ko yari atwite inda y'amezi 5, byabaye inzitizi mu gukomeza gukina filimi zimwe zari zimutegerejeho uruhare. Kuba atwite byatumaga adashobora gukora imyitozo cyangwa gukina bimwe mu bikorwa by'imbaraga n'ubuhanga bwihariye bwari bumuzwiho. Nyuma yo kubyara, yagombaga guhuza inshingano zo kwita ku muryango n'umwuga wa sinema. Ibintu byamugoye cyane kuko filimi z'imikino njyarugamba zisaba igihe n'imyitozo ikomeye. Turakomeje tugeze ku cyakane: kwigira icyitegererezo mu bagore. Ati gute none? Ubwo yatangiraga gukina filimi z'imikino njyarugamba, sinema yo muri Thailand, cyane cyane muri iyi jare cyangwa se muri ubu bwoko, yari yiganjemo abagabo. Jeja Yanin yagombaga gukora cyane kugira ngo yerekane ko abagore bashobora kugira uruhare rukomeye kandi rukundwa muri sinema y'imikino njyarugamba. Icya gatanu: ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibyamamare. Ati gute none? Nubwo yagize amafilimi yatsindiye abakunzi benshi, yahuye n'imbogamizi zo kuguma ahuza urwego rwo hejuru rwo guhanga udushya mu bikorwa bye. Bimwe mu bikorwa byo gukina muri filimi zitandukanye byatumaga hari abashaka kumugereranya n'abandi bakinnyi nka Tony Jaa. Ibyo bikamushyiraho igitutu gikomeye. Nyamara kandi nubwo yahuye n'imbogamizi nyinshi, Jija Yanin Viswanathan yagaragaje umuhate n'ubushobozi bwo guhangana nazo, bikomeza kumuhesha ishema no kuba icyitegererezo ku bakina sinema, by'umwihariko abagore mu mikino njyarugamba. Twihuse rero, ni munyamere twerekeze kuri filimi yiswe Chocolate. Filimi Chocolate yasohotse mu mwaka wa 2008, ni imwe mu zamenyekanishije cyane Yanin Jeja Viswanathan ku rwego mpuzamahanga. Ni filimi yo muri Thailand yo mu bwoko bwa sinema y'imikino njyarugamba martial arts, yatunganyijwe kandi iyoborwa na Prachya Pinkaw, uzwi cyane kubera ibikorwa byamamaye nka Ong Bak na Tom Yum-gong. Chocolate ishingiye ku nkuru y'umukobwa witwa Zen wakinwe na Jija Yanin, ufite uburwayi bwa autism. Nubwo afite ubwo burwayi ariko Zen agaragaza ubushobozi budasanzwe bwo kwiga no kwigana ibyo abona abandi bakora, cyane cyane mu mukino ngororamubiri. Iyi mpano yihariye izwi cyane ubwo yabonaga amashusho y'abakinnyi b'imikino ngororamubiri nka Muay Thai na Taekwondo. Zen ni umukobwa wa Zin,
umugore wakundanye n'umuyobozi w'umutwe w'ubugizi bwa nabi muri Thailand. Igihe Zin agarutse gukorana n'uwo mutwe, ahitamo kwitangira umwana we Zen. Nyuma y'igihe Zin arwara kanseri, ndakeka nashidikanya ko abarebye iyi filime muri kubyumva neza. Nyamara Zen ariwe Jija Yanin afata icyemezo cyo gushaka amafaranga yo kuvura nyina. Zen akoresha impano ye y'imikino njyarugamba agangana n'abanyabyaha mu rugendo rwo kwishyura amadeni y'umuryango. Muribuka uburyo uyu mwana agendaga yishyuza amafaranga y'abantu bagiye bambura nyina. Nyamara rero akomeza urwo rugamba paka rutsinze. Ariko se we nimba utarabisobanukirwa, ntabwo wibuka filimi y'umwana uba uzi kurwana cyane ariko agatinya akantu bita isazi? Reka twikomereze iby'ingenzi byaranze iyi filimi. Imyiteguro ya Jija Yanin. Jija Yanin yakoze imyitozo ikomeye mu kino ngororamubiri nka Muay Thai, Taekwondo na Capoeira kugira ngo yitware neza mu mirwano ya filimi. Yamaze imyaka 5 yitegura mbere yo gutangira gukina, bituma ashimwa kubera uburyo yakoze ibikorwa byose wenyine atifashishije abasimbura abatwita stunt doubles. Ubuhanga mu mikino ngororamubiri ati gute none? Chocolate yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwo hejuru bwagaragajwe mu mirwano. Zen agaragaza impano idasanzwe mu bintu bidasanzwe nko kurwana no gukoresha ibintu bisanzwe nk'intwaro. Imvune mu gihe cyo gufata amashusho. Muri iyi filime Jija Yanin yagize imvune nyinshi, harimo gukubitwa ikintu ku mutwe no kwitura hasi mu buryo bukomeye. Nyamara kandi yakomeje kwihangana, abafata amashusho bakomeza kuyafata, bigaragaza umurava n'ubushake mu rugendo rwe rwa sinema. Ubutumwa bwihariye muri iyi filime. Iyi filime igaruka ku butumwa bukomeye bwo kutagira imbogamizi zishobora guhagarika impano z'umuntu, ndetse inagaragaza ko abantu bafite uburwayi bwa autism bafite ubushobozi bwo gukora ibintu by'agatangaza. Noneho rero dore impinduka Chocolate yazanye muri sinema. Filimi Chocolate yatumye sinema ya Thailand ishyirwa ku rwego mpuzamahanga. Umuhanga mu gutunganya filimi Prachya Pinkau n'ubushobozi bwa Jija Yanin byatumye iyi filimi ikundwa mu bihugu byinshi. Yakiriwe neza n'abakunzi b'imikino ngororamubiri ndetse inashimwa n'abakemurampaka mu maserukiramuco ya sinema. Ibyo filimi yagezeho, yashimwe cyane kubera ubuhanga bwa Jija Yanin n'imirwano idasanzwe. Yahinduye uko abagore barebwaga muri sinema z'imikino njyarugamba, kuko Zen yagaragaye nk'umukinnyi w'umuhanga ufite imbaraga zidasanzwe mu mirwano. Iyi filimi yinjije amafaranga menshi ku rwego mpuzamahanga, bituma ibimwe mu zigaragaza ubukungu bwa sinema ya Thailand. Chocolate ni filimi ikomeza gufatwa nk'iyamuritse neza impano ya Jija Viswanathan, ndetse ikomeza kugira igikundiro mu bakunzi ba sinema y'imikino njyarugamba ku isi yose. Filime Chocolate yakinwe na Jija Yanin yateje impaka nyinshi mu ruhando rwa sinema, ndetse byatumye abanyamwuga, abanyamakuru n'ibyamamare muri sinema bagiriye byinshi bayivugaho. Dore ibyamamare n'abahanga mu ruganda rwa sinema batanze ibitekerezo ku buryo iyi filimi yakiriwe. Umwanya wa mbere haraza uwitwa Tony Jaa. Tony Jaa, umunyabigwi muri sinema ya Thailand uzwi cyane muri filimi nka Ong Bak na Tom Yum Gong, yavuze ku buryo Chocolate yamweretse impano nshya mu gihugu cye. Yashimye cyane ubuhanga bwa Jija Yanin mu gukoresha umubiri we. Avuga ko atari ibintu bisanzwe kubona umugore ukora ibikorwa nk'ibyo atifashishije abasimbura. Umuntu wa kabiri wagize icyo yivugaho, Scott Adkins cyangwa se Mutebutsi. Scott Adkins uzwi cyane mu mikino ngororamubiri no muri filimi nka Undisputed, yashimye cyane iyi filimi Chocolate, avuga ko ari urugero rwiza rw'ubushake no kwitanga mu mikino ngororamubiri. Yavuze ko kandi ubuhanga bwa Jija Yanin muri iyi filimi bwatumye iyi filimi igira ishema, kandi akomeza ashimira abayiyoboye mu gukora iyi filimi ishingiye ku bushobozi bw'umugore. Uwa gatatu mu bashimye iyi filimi arazo bita Cynthia Rothrock. Muramuzi nawe ni indwanyi. Cynthia Rothrock icyamamare mu mikino ngororamubiri no muri sinema y'imikino njyarugamba martial arts film. Yavuze ko Jija Yanin ari icyitegererezo gishya cy'abagore bakina filimi z'imikino njyarugamba. Yongeyeho ko ifite umwihariko kubera uburyo ishishikariza abantu kubona ubushobozi mu buryo bushya, by'umwihariko ku bagore. Umwanya wa kane haraza uwitwa Donnie Yen Chitan. Donnie Yen icyamamare ku isi muri sinema y'ubushotoranyi cyangwa se imikino njyarugamba, uzwi muri filimi nka Ip Man. Yavuze ko ari ikintu gikomeye kandi kiza kubona filimi ishyira abagore imbere mu mwanya w'abakina imirwano igoye. Yashimye uburyo filime Chocolate yarimo ibikorwa ngororamubiri bidasanzwe kandi bikozwe mu buryo butunguranye. Jackie Chan aza ku mwanya wa gatanu mu bagize icyo bavuga kuri iyi filimi. Jackie Chan, umwe mu banyabigwi ba sinema ku isi, yagize icyo avuga kuri iyi filime
mu kiganiro cy'imikino ngororamubiri yo muri Aziya yagize ati Jiji Yanin ni umwe mu bantu bigaragaje cyane muri sinema zacu z'imikino njyarugamba. Chocolate yerekanye uburyo ushobora gukora ibintu bidasanzwe igihe ufite ubushake n'umurava. Michael J. White nawe yagize icyo ayivugaho. Michael J. White uzwi mu mikino ngororamubiri no muri filimi nka Blood and Bone yashimye cyane uburyo filimi Chocolate yakozwe, avuga ubuhanga bwa Jiji Yanin bwamuteye ishema cyane kandi ko ari urugero rwiza rwo guhugura abifuza gukina sinema z'imirwano ku rwego mpuzamahanga. Mu iserukiramuco rya sinema nka Fantasia Film Festival n'andi yo muri Aziya, filimi Chocolate yashimwe cyane kubera ibikorwa ngororamubiri bidasanzwe byerekana imbaraga z'umugore, kandi ishimwa cyane kuba yarashyize mu myanya y'imbere abakobwa mu mikino njyarugamba. Iyi filimi kandi yatangije uburyo bushya bwo kureba sinema z'ubu bwoko, cyane cyane ku ruhare rw'abagore muri sinema z'imirwano. Yashimangiwe n'ibyamamare byinshi nk'urugero rwiza rwo kwerekana ubushobozi bw'abagore mu mikino ngororamubiri no gutinyura urubyiruko rw'igitsina gore mu ruganda rwa sinema. Yanin Jeja Vismithananda, umukinnyi wa filimi n'umuhanga mu mikino ngororamubiri wo muri Thailand, afite konti ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ku rubuga rwa X Twitter ashobora kuboneka kuri Twitter ye yitwa @RioJeja. Nubwo afite izina rikomeye mu ruganda rwa sinema, amakuru ku zindi mbuga nkoranyambaga akoresha nka Facebook cyangwa Instagram ntabwo aboneka neza. Bityo kugira ngo umenye amakuru ye yizewe kandi agezweho, byaba byiza gukurikirana konti ye ya X cyangwa se Twitter, cyangwa ukareba ku mbuga zemewe zigaragaza ibikorwa bye. Ni nuko shoje Mutama, Ndikwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi ku biganiro dukora, ni ukuri kw'Imana amarembo aruguruye. Imana ibarinde. Ndabakunda cyane. Hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Bye bye.